ko rwatubyaye afata ukuguru kwe akagukinisha nkuko Shems ajya kuri mikro akavuga ubugambo akashaka amafaranga nkuko nawe ujya ku mashini yaravuze ngo like sex ni party y'umubiri nkuko wakoresha ukuguru kina nkuko wakoresha amaboko yumva ko nawe kuba yakoresha like party y'umubiri we like nyine nka sex nta kintu bitwaye kumva ko nta mani zamuhana nkuko umuntu wese yabikoresha agashaka amafaranga yumva ko nawe nta kintu bitwaye se wowe ubyumva gute se wumva ku mana byazagenda gute igihe umuntu akora icyo tuzi nko kwicuruza nicyo ushaka kuvuga yego buriya bajya baca umugani ngo imana irema inyoni yego ikanazigaburira kandi ikindi imana natwe turayumva gusa yego turayumva gusa njye nemera ko nabari abantu bavuga ngo imana ngo uramutse isanze itabaho ngo waba warahombye iki ku bwanjye niba umuntu wenda yarinze gukora ibyaha avuga ati imana itampana yego uramutse usanze itanabaho byaba ari byiza kuko hari ibyo utakoze byinshi bibi kugira imana itaguhana yego uwo muntu rero nawe ukora ibyo bintu nibyo hari igihe aba afite ubundi uburyo bwo kugira wenda icyo akora kugira ngo abone ibimutunga yego ariko burya iki kubikora si biba ibi ni ukubigumamo yego like ni hari imvugo koko ivuga nyine kugwa umuntu wese byamuha ariko ntago ari ukwivuruguta nyine nibyo bintu nukuvuga ngo niba wizera imana niba utanizera ko ihari ibyiza uwifashishije Bibiliya cyangwa se na Korani cyangwa se n'indi mirongo yose yagufasha ibyo byonyine bishobora gutuma ubana n'abantu neza ibyo byonyine bishobora gutuma wirinda ibyaha bimwe na bimwe ariko no mu gihe wabuze ukugira nkuko abasilamu bavuga ngo nubona inzara igiye kukwica n'akabenzi uzakarya ntago babivuga mu gihe wabuze ukugira bikore ariko wenda uvuga ati reka nshakemo n'igishoro ngende nkora ibindi yego muri make ku ruhande rwawe nta gushyigikiye uburaya cyangwa se abikorera ku giti cyawe wabikora wenda ariko ukabikora wenda uno munsi ejo ukafatamo bya bindi wakuyemo ukabibyazamo ibindi ku ruhande hanyuma ukanasaba imbabazi imana uri kubwira abantu ngo bajye mu buraya okay none se reka nkubaze ikibazo like turi hafi gusoza ikibazo nshaka kukubaza ese uramutse ukundanye n'umukobwa nyuma ukazasanga umukobwa yakwihishagamo ahubwo yakoraga ako kazi nge nita nk'abikorera ku giti cyabo wabyitwaramo gute se wamubabarire se wamugira inama yo kubivamo cyangwa se wamufasha mbwira wowe ubyumva gute cyangwa wamuca burundu ukamwicaho like wabigenza gute urabanza ugashyiraho akawe iyo mumenyanye ugasanga yarabikoraga oya iyo like ndavuga mwamenyanye mugakundana mukemeranya mugakundana ariko ukazasanga nyuma yarakwihishemo niko navuga yarakwihishemo abikora usanze akibikora urabanza ugakompara igihe mumaranye yego se umaranye n'umukobwa umwaka aracyabikora kandi n'ubundi abikora ashaka wenda ubuzima ashaka amavuta ashaka umwenda wo kwambara yego kandi wenda wowe urabimuha mumeze mute reka nizere ko mumeze neza rero aho muri hose mu gihugu mu nce zitandukanye amajyepfo amajyaruguru iburasirazuba iburengerazuba ndetse no mu mujyi wa Kigali muri rusange nkuko bisanzwe rero ni Shems the CEO your girl hanyuma uyu munsi ntaravuga ibintu byinshi reka mbanze ijambo umutumirwa wacu and then bone gukomeza kuko nagari byiza kwiharira ijambo kandi uri kumwe n'umuntu watwibwira murakoze nitwa Ndayisenga Theogene arakoze cyane rero Theogene Ndayisenga uyu munsi noneho twabagiriye ahantu bita Nyamirambo mu gace abantu benshi cyane bazi bakita akarekare cyeye bagaheruka ari ahantu hameze ukuntu ari ku ewana na ahantu heza na ahantu hari abantu basobanutse like nko muri kubona kuri kamera hanyuma rero ikintu nababwira stay tuned mu gihe kumva twabyita nk'ubuhamya cyangwa se tugiye kuganira nawe aratubwira ibintu bitandukanye kuri topic iri very interesting
niyo mpamvu ndi hano nawe akaba ari hano tukaba tugiye kuganira ntimugire ikibazo ntabwo muri bugire irungu mbere yuko dukomeza rero wowe muntu utarakora subscribe kuri Deals TV I beg please kora subscribe kugira ngo ibintu byiza nk'ibi n'ibindi byatambutse n'ibindi bizaza bitazajya bigucika rero ntatinze muri introduction ndashaka ko mbabwira topic tugiye kuganiraho iyo topic iri very interesting ni topic umuntu wese yakwifuza kumva cyangwa se kwihutira kujya kureba niyo mpamvu ntatinze nayibabwira ni topic twakwita urukundo cyangwa se love life like ni ubuzima bw'urukundo cyangwa urukundo muri rusange natinze rero ndashaka kuba natangirana n'umutumirwa wacu Theo akaba yatubwira cyangwa se yatangira duha introduction cyangwa definition y'ikintu bita urukundo mu busanzwe Theo twakubaza wowe urukundo urubona gute urukundo ngende ubona nk'ikintu kigize ubuzima bw'umuntu gishobora kuza mu buzima bwawe ukaryoherwa kumva wakifuza kuguma ku isi arakoze cyane rero Theo ngo urukundo ni ikintu cyatuma ngo umuntu yakwifuza kuguma ku isi ese abantu bose niko mubyumva ngewe ndafite ukuntu mbyumva ariko nawe aratubwira impamvu yumva ko urukundo reka tubibutse na urukundo turi kuvuga hano ni urukundo rwa Theo watubwira urukundo rw'umuhungu n'umukobwa cyangwa se like batarashaka niho turi kuvuga hano ngaha Theo yatubwira impamvu yumva urukundo we arwumva gutyo impamvu nyine urukundo numva ko rushobora kuryohera ariko hagati aho urahigira no kubihira yego agera ukubihira ariko tuba twifuza ko twese bigenda neza bituryohera ubwo ni ukuvuga ngo urukundo rero iyo urugiyemo ukagira amahirwe ukabona umuntu mukundana mwishimiranye bituma n'ibindi byo kuruhande n'imishinga ukora ku ruhande igenda neza kubera ko nyine urukundo hari ikindi rubyara imbere ubwo ni ukuvuga ngo rubyara ibintu byiza kandi bifasha n'umuryango muri rusange bifasha n'abandi bantu bo ku ruhande uko iyo mukundana igihe gishobora kugera mugakora ibirori igihe kiragera se mukibaruka umwana ariko aho ngaho biba byafashe indi ntera yego aho biba byafashe indi ntera gusa nyine urukundo kugera aho ngaho ko iki gihe mbona bigoye biragoye uraza kutubwira urakoze cyane none se uravuze ngo mu rukundo wakomeje kwibanda kuvuga ko urukundo ari nyine ari ikintu cyiza ruryoha uko wakomeje ku kintu cy'uko wenda urukundo like ruta hari igihe rushayira cyangwa rukabiha nanjye nicyo nkomojeho nkubaza ese wowe nk'ubuzima bw'urukundo rw'abakobwa n'abahungu bo muri Kigali cyangwa se bo mu Rwanda muri rusange ubona muri iyi minsi biragaragara ko bigenda biba bibi barashwana baratandukana batarambanye ese wowe ubibona gute ese utekereza ko byaba biterwa n'iyihe mpamvu ahanini biterwa n'imitungo umukobwa mukundana wenda uyu munsi mushobora kumenyana ufite akazi keza ejo kagahagarara mukamenyana ufite amafaranga ejo agashira icyo ni kimwe cya mbere gituma urukundo rucika kinafitemo umwanya munini kurusha n'ibindi bituma urukundo rurangira akenshi ni ubutunzi mbere yuko se nkubaza ikibazo nenda kukubaza ese wowe waba ufite umukunzi wenda ukaba wenda ubuzima buri kukuryohera muri iyi minsi cyangwa byabanje kubaho ndamugira ariko ubu ndumva ntawe urumva nawe bimeze gute urabyumva cyangwa nibyo tubwiza ukuri nta kibazo aha ngaha utubwire ukuntu bimeze se uramufite ntabwo umufite naramugize turatandukana gusa hari igihe bitewe n'akazi ukora ugenda uhura n'abandi bakobwa kandi gukunda buriya ntabwo ari ukuza ngo uhite ufata ubonye wese ngo uhise umukunda yego niyo mpamvu dushaka no kubabwira ku urukundo gute wakunda umuntu bisaba ko ubanza kureba imiterere y'uwo muntu yego bisaba kumwigaho ukamenya uno muntu nidukundana dushobora kuzagerana kure gusa ndashobora kuguhinduka
yego ashobora kuguhinduka ariko byibuze ntago waza ngo ufate umuntu ngo uhite umukunda umunsi murahuye nanjye ubwo ndacyabyigaho muri make ya birumvika. None se ukomeje kuri icyo kintu ngo kugira ngo ukunde umukobwa bisaba nyine ngo umurebe, ntago mwahura ngo uhite umukunda ngo uhite umujyana nyine ngo mugiye gukundana. Wowe twavuye ku ruhande wenda rw'abakobwa ndibaza mbere ko turuvaho, ese ibintu biriho ko umukobwa nka principe abakobwa navuga bihaye akavuga ati ngiye umuntu udafite amafaranga ntago namukunda, ntago iki nyine yumva ko mubyita gukura, ngo umukobwa nyine atagukura nta kintu mwavugana. Ese we haba hari abakobwa bagukuye? Si ibyo bintu byo gukura ubibona gute? Ese gukura n'urukundo birahuye? Ubundi gukura twebwe abahungu iryo jambo no kuri tubwira tubaye tubyumva nta nubwo dushobora no kudakundana. Twe iyo turi wenda nk'umukobwa gusabye ikintu cyangwa nkorera iki, wowe wumva ko uri kugikorera umukunzi, yego uri kugikorera umuntu uzakubera uw'umuryango w'ahazaza. Yego ntabwo rero twifata umuhungu kugira ngo yishyiremo ko bari kumukura byagorana, ntabwo wabimwumvisha. We yari gutanga amafaranga, yari gusohora ibintu ari mu rukundo, ari mu rukundo, we aba yumva yuko ari gukorera sheri we ibyo akeneye. Yego we wenda dutangira kubyita ko badukuye nda nyuma birangiye, ariko mutakiri kumwe, ariko mu gihe wabikoraga ntabwo kameme yagukuraga kuko wowe waba uri kumukorera uvuga ni sheri wanjye. Yego ntabwo rero ibintu byo gukura ntabwo mbifata gukura, tubyita gukura twamaze gutandukana n'abo twabihaga. Yego none se wowe wa musheri wawe se yaragukuye kumva nyine iyo mumaze gutandukana bitumenya ko yagukuraga cyangwa yagukundaga? Kubera ko ubwo wenda namukundaga njye numva atarankuye kuko shawara namukundaga. None se hari ibintu ubundi kera ntago ngo umuntu yakundaga mbere nyine mbere umuntu yarakuraga w'umusore bakamuzanira umukobwa bakabana, atari no kuvuga ngo wenda ngo baraziranye n'ibiki. Ese wowe ubyumva gute? Ese wabana n'umukobwa mutaziranye mukabana urwo rugo rugakomera? Ntago uwo muntu nibwo waba umumenye. Ese wakwiga nyine ikibazo nshaka kubaza, ushobora kuba umuntu agukunda wowe cyangwa ashaka ko mubana cyangwa akamuzana ngo mubane, ushobora kwiga kumukunda bigakunda? Ni ikibazo abantu benshi bakunda kwibaza. Ushobora kwiga gukunda umuntu utari usanzwe ukunda mukabana bigakunda utari umuzi bakamukuzanira, uyu ni ugiye kuba umugore wawe cyangwa ugiye kuba umukunzi wawe. Iyo bamuzanye ari uguhitamo bana bitandukanye no kumuzana ngo mukundane. Yego ari uguhitamo bana ku iki gihe ndakeka ko byagorana ku ruhande rwa urumva ko byagorana? Ngiye kubgaye ndumva byagorana kukuzanira umuntu. Akenshi baramuzana wenda nawe ufite n'abandi ugenda uhura nabo mu nzira, ubona mu kazi ka buri munsi ahantu hose cyangwa se naho unyura. Yego bigatuma uwo bakuzaniye ubona atari kuri standard yabo ubona, cyangwa se yabuhura nabo aho ugenda hose. Ibyo rero rwose bikaba byatuma gukunda umuntu kuko bamukuzaniye utari umuzi ntabwo byakunda. Ntabwo byakunda. Teo ngufite akandi kabazo. Ese abakobwa cyangwa se abagore bakora akazi nakwita ko kwikorera ku giti cyabo, we wababwira icyo abakobwa bumva ati ngiye gushaka nta gikwe muri make akumva ko azarya amafaranga y'abagabo n'abahungu, wababwira iki nka message iyo mu gihe kingana nk'umunota? Wababwira iki? Ese wabagira ihe nama cyangwa wowe ubona nta kintu bitwaye? Kuba yifata mu buzima bw'akavuga ngo nzabaho njye umuntu amafaranga gusa, ntabwo nzigera nshaka arya ubuzima yambare neza, ye namubwira ko iyo umuntu apfuye asize umuntu yarabyaye muri make, yego buriya ntabwo aba apfuye, ni nk'aba agihari cyane rwose. iyo uryoheje rero wagiye biguhira ukaryoshya ukabona abo bantu bakaguha ibyo ukeneye byose, ariko hari igihe wisanga isaha yawe igeze nyamara nta wundi muntu usize abantu bazakwibukiraho. Bazakwibukira uyu nguyu ni umwana wa runaka, ibyo bigatuma amaraso yawe aguma hano ku isi. Ariko iyo
ugendeye muri izo nzira ngo nzarya igihe biguhira ariko bikarangira ugiye uko waje ugiye nta kintu usize. Hanyuma ibintu byo kuvuga ngo like Imana wowe ubyumva gute se koko bari abantu bikorera ku giti cyabo Imana izabahana ese nkuko hari abantu bafite principe aravuga ngo nkuko Shemsa nunzwe n'umunwa nkuko Shemsa nza ko hano kuri microphone nkavuga nkuko wowe mu kazi kawe uri umutekinisi ujya ku mashini ugakora ibintu byose abantu bakaguha amafaranga ese nawe wowe ubyumva gute like hari umukobwa witwa Isimbi Noeline abantu benshi baramuzi iki nakora yaravuze ati yaravuze akina ama short porns akina pornography sinzi I'm not sure nago namukurikiranye cyane ariko nabonye interview yaravuze ati nkuko rwatubyaye afata ukuguru akagukinisha nkuko Shemsa ajya kuri mikro akavuga ubugambo akashaka amafaranga nkuko nawe ujya ku mashini yaravuze ngo like sex ni party y'umubiri nkuko wakoresha ukuguru kina nkuko wakoresha amaboko yumva ko nawe kuba yakoresha like party y'umubiri we like nyine nka sex nta kintu bitwaye kumva ko nta mani zamuhana nkuko umuntu wese yabikoresha agashaka amafaranga yumva ko nawe nta kintu bitwaye se wowe ubyumva gute se wumva ku Mana byazagenda gute igihe umuntu akora icyo tuzi nko kwicuruza nicyo ushaka kuvuga yego buriya bajya baca umugani ngo Imana irema inyoni yego ikanazigaburira kandi ikindi Imana natwe turayumva gusa yego turayumva gusa ngiye nemera ko nabari abantu bavuga ngo Imana ngo uramutse isanze itabaho ngo waba warahombye iki ku bwanjye niba umuntu wenda yarinze gukora ibyaha avuga ati Imana itampana yego uramutse usanze itanabaho byaba ari byiza kuko hari ibyo utakoze byinshi bibi kugira Imana itaguhana yego uwo muntu rero nawe ukora ibyo bintu nibyo hari igihe aba afite ubundi buryo bwo kugira wenda icyo akora kugira ngo abone ibimutunga yego ariko burya iki kubikora si biba ibi no kubigumamo yego like nyine hari imvugo koko ivuga nyine kugwa umuntu wese byamuha ariko ntago ari ukwivuruguta nyine nibyo bintu nukuvuga ngo niba wizera Imana niba utanizera ko ihari ibyiza uwifashishije Bibiliya cyangwa se na Korani cyangwa se n'indi mirongo yose yagufasha ibyo byonyine bishobora gutuma ubana n'abantu neza ibyo byonyine bishobora gutuma wirinda ibyaha bimwe na bimwe ariko no mu gihe wabuze ukugira nkuko abasiramu bavuga ngo nubona inzara igiye kukwica n'akabenzi uzakarya ntago babivuga mu gihe wabuze ukugira bikore ariko wenda uvuga ati reka nshakemo n'igishoro ngende nkora ibindi yego muri make ku ruhande rwawe nta gushyigikiye uburaya cyangwa se abikorera ku giti cyawe wabikora wenda ariko ukabikora wenda uno munsi ejo ukafatamo bya bindi wakuyemo ukabibyazamo ibindi ku ruhande hanyuma ukanasaba imbabazi Imana uri kubwira ngo bajye mu buraya okay none se reka nkubaze ikibazo like turi hafi gusoza ikibazo nshaka kukubaza ese uramutse ukundanye n'umukobwa nyuma ukazasanga umukobwa yakwihishagamo ahubwo yakoraga ako kazi nge nita nk'abikorera ku giti cyabo wabyitwaramo gute se wamubabarire se wamugira inama yo kubivamo cyangwa se wamufasha mbwira wowe ubyumva gute cyangwa wamuca burundu ukamwicaho like wabigenza gute urabanza ugashyiraho akawe iyo mumenyanye ugasanga yarabikoraga oya iyo like ndavuga mwamenyanye mugakundana mukemeranya mugakundana ariko ukazasanga nyuma yarakwihishemo niko navuga yarakwihishemo abikora usanze akibikora urabanza ugakompara igihe mumaranye yego se umaranye n'umukobwa umwaka aracyabikora kandi n'ubundi abikora ashaka wenda ubuzima ashaka amavuta ashaka umwenda wo kwambara yego kandi wenda wowe urabimuha bigaragaze ko ibyo umuha bidahagije cyangwa se ubushobozi bwawe butamuhaye cyangwa nuko yaba atanyurwa cyangwa se atanyurwa yego icyo gihe ushobora no kumureka
yego kumva aba ari ingeso ye cyangwa se ibyo akeneye muri make wowe utabasha kubimubonera. yego Ariko ushobora kubimenya hashize icyumweru kimwe. Watangira urugamba ntabwo wahita umureka, ahubwo watangira urugamba rishuwa koko kumufasha kubivamo. urishuwa ko utahita umureka. Hari igihe yaba arabikora kubera ko atigeze abona umuntu nkawe umuha n'inama byose, yaranamubuze. Hari abantu babayeho ari nyamwigendaho nta muntu umuganiriza cyangwa se ugasanga afite n'inshuti mbi. cyakora inshuti mbi zirakonda cyane. Imana hari igihe Imana yo nayo ibimukoherejeho yego kugira ngo ugende umukure muri bya bindi bibi, umube hafi, umuganirize ndetse unamuhe bya bindi atabasha kubona. Ubwo rero ubimenye hashize igihe wari usanzwe n'ubundi umwitaho, aba ari ingeso, icyo gihe wamureka. Ariko umuntu umaze ukwezi mumenyanye, ibyumweru bingahe, amezi 2, ashobora kuba ari ka kageso kari kuguma kakanga, ariko wamufasha akabivamo. yego uravuze ngo huye n'umukobwa wikorera ku giti cyabo wamufasha akabivamo. Anyway, hari iyindi ni ikibazo ndumva wenda ari icyanyuma nakubaza. Ese hari abantu bavuga ngo uramutse ngo ushobora gukura indaya ku muhanda, reka ubwo twageze kuri babandi bo ku muhanda none official babikora bakuyeho akajya ku muhanda nijoro ejo agasubirayo. Hari abantu bavuga ngo uramuforma ngo akaba yaba umugore ukamushyira mu rugo. Ese wowe urabyizera? Ubyemera gute ko nawe urabyemera ko wakura umuntu umaze imyaka 5-10 ku muhanda ukamugira umugore agatuza agatura cyangwa ubundi ngo nta kidashoboka? yego nta kidashoboka cyane rwose cyane. Araza ukamufuruma mukabana byose akabireka, sure birashoboka rwose, kuko nyine turabizi ko nta muntu ujya mu muhanda reka buriya abikunze nawe. cyane ndabyemera, nta muntu upfa kujya ku muhanda bikunze. Ariko ikibazo bavuga ngo iyo amajije kugerayo biba nk'ikiyobyabwenge, ku buryo nyine ngo ntabwo anyurwa n'umuntu umwe, aba yashaka gukora nyine n'ubundi kwakunda asanzwe akora. None se niba umuntu yamwita bakageraho akarireka n'inzoga, ese wowe urazinywa? cyane ni gakeya nyine, haratubeshya ni gake, ntabwo ari ibintu, ntabwo njya mu kabari ngo nsinde, ariko arukora igikenewe mu mubiri. arakoze cyane rero, mwamubonye aratuganirije, arakoze, atubwiye ukuntu abyumva urukundo n'ibindi bintu bitandukanye atubwiye. Reka azagaruka dutaramire, ni umuntu wa hano cyane. Arakoze kubwo ikiganiro aduhaye na interview na experience adusangije ku buzima. Namubwira akabasezera rero agaha nk'inama abahungu n'abakobwa bari mu rukundo, akababwira ukuntu babyitwaramo tukarekera. Ubwo ndamubwira atubwira ati wenda aratubwira ukuntu nka umuntu ukeneye urukundo ruzaramba, cyangwa se aratubwira niba hari ukuntu muri iyi minsi umuhungu ajya mu rukundo hagati ni occupation. Aratubwira nyine ku nama gakeya ku rubyiruko, abahungu n'abakobwa bari mu rukundo, ubundi dusoze. Murakoze. Buriya ndahera kuri bashiki bacu b'abakobwa. Yego. Buriya bashiki bacu akenshi bajya gukunda, akabanza akareba umuhungu ngo wambara neza. Yego, uri ku cyangwe ba papa cyangwe. Akabanza akareba umuhungu, abahungu bashyira uturongo mu mutwe. Yego. We nta karimo se. Oya. Ngira ngo ndabo bari kubibona ko ntako. Akabanza akareba ko umuhungu afite phone nziza. Akabanza akareba ko umuhungu ahembwa amafaranga menshi cyangwa se afite akazi keza. Ntago ibyo ari byo bituma ubaho neza cyangwa se umuntu agukunda cyane. N'abahungu nabo bakunda abakobwa abanje kureba ngo ko afite taye, niko navuga, kateye wane, uko kateye neza. Ibyo nabyo iyo umushatse ateye neza, ejo ugasanga arabyaye, yataye ikagenda, niho uhera umwanga. Aho ukunda umuntu nuko nyine umutima wawe uba wamuguyeho, kuko avuga ati koko ndabona uriya muntu yambera mama w'abana, yambera umukunzi,
yazamfasha mu buzima bw'ahazaza gukunda umuntu ufite ibitekerezo bizima. Iyo niyo nama no gukunda witonze ukareba umuntu ufite intego kandi mwazagirana hazaza uzahuza uzanagushyigikira mu byo ukora apana uzaza gusesagura ibyo ukora. Arakoze cyane rero ni Theo yatuganirije Imana umugisha tuzamutumira n'ubutaha nago nasoza nakubwiye wa muntu utarakora subscribe kuri Deus TV abega kwa subscribe kugira ngo ibiganiro byacu bitazajya bigucika n'inama nyinshi tugenda tuguha. Sawa rero duhura ubutaha.